iryo jambo murimenye mwese mwafashwa. Urwa mbere rw'Abakorinto 8:3 mumenye iryo jambo. Uzi ukuntu ryanditse, haravuga ngo ukunda Imana ni umenywa. Mwakumvise? Nkunda bankunda, nkunda bankunda, abashakanye. Ukunda Imana ni umenywa. Nyogokuru ramukundaga akamenya, akagira gute? Akamenya. Nukuri nukunda Imana izakumenya, izajya ivugira mu bandi mukanyi kubyo urwara atari ko woweho. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo nzagukiza. Nzatanga ingabo nyihize fe ku yewe data we, abakwanga, abakugisha impaka, abakugambanira, abakujyanira inzara, uzabashaka ubabone bamere nk'iki kibitariho. Ariko ibintu ntabwo Maristo akunda Imana tukava mu bintu bitoya. Ariko itegeko ryo gukunda Imana kugira ngo tuyikunde byemere nuko dushyira mu bikorwa by'ijambo ry'Imana ritubwira.